dukomeje gushima umwami wacu Yesu Kristo, mushiki wanjye mwene data, dukomeje kumushimira ko aduhaye aka kanya ko kumuhimbaza no gusabana nawe. Muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, dusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 6, duhereye ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaguha, ukagira imidugudu minini myiza utubatse, n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje, n'amariba yafukuwemo amazi mutafukuye, n'inzabibu n'imyelayo utateye, ukarya ugahaga. Uzirinde we kwibagirwa Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ubaha Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera, izina ryayo aba ari ryo urahira. Amen. Nifuje ko tuganira ku mitego iri mu mugisha. Imana idukunda igamije kuduha umugisha, kandi mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri. Nyamara kenshi abagiye bahabwa umugisha n'Imana ntabwo bayituye kuyubaha no kuyikunda kurushaho, ahubwo bahitaga bafata ibyo yabahaye bakabiyisimbuza bikajya mu mwanya w'Imana. Dufite ingero nyinshi zo muri Bibiliya zibitwereka, nifuje ko turebamo nkeya kugira ngo zitubere icyitegererezo n'isomo ryo kudasimbuza Imana ibyiza dukoreye cyangwa umugisha iduhaye. Mu Itangiriro ibice 3 tuhasanga Adamu. Adamu yabaga mu isi itunganye kandi yari afitanye n'Imana ubusabane butangaje. Icyo yakeneraga cyose cyari gihari. Nta kintu na kimwe Adamu yashoboraga kwifuza, kuko Imana yari yaramuhaye byose, ibishyira mu ruhande rwe mu ngobyi ya Edeni. Nyamara yumviye Satani, atera Imana umugongo, arayihemukira, azanira isi yose n'abazamukomokaho akaga. Uwo ni umwe. Uwa kabiri, mu Itangiriro igice cya 9 tuhasanga uwitwa Nowa. Nowa n'umuryango we nibo barokotse umwuzure, bagiriye umugisha ku Uwiteka, abarokora akoresheje inkugi. Isi yose yari iyabo bonyine, nta muntu n'umwe bayirwaniraga, ntawe bari baturanye, nta kintu na kimwe kitari icyabo. Bari mu isi yuzuye byose, ndetse nta kibazo bari bafite. Nowa yakozwe n'isoni ubwo yasindaga akambara ubusa, bikavamo kuvuma umwuzukuru we Kanani, bitewe na se wari wamurungurutse yambaye ubusa, akajya kumuvugiriza induru no kumutabariza. Byashoje isi ijeho umuvumo bikomotse kuri Nowa wahawe byose. Ahandi iyo usomye Abacamanza ibice 2 nanone ubona Abisirayeli uko byabagendekeye. Imana yahaye Abisirayeli imigisha yo mu gihugu cy'isezerano yari yarabasezeranije. Mbese ibaruhura ya myaka myinshi y'uburetwa babayemo. Nyuma y'urupfu rwa Yosuwa, umuyobozi wabo wakiranukaga kandi akagira imbaraga zidasanzwe, biyeguriye kuramya ibigirwamana by'i Kanani. Imana yabagiriye ya neza yose, bayibagirwa vuba, bayitera umugongo. Nanone yisomye muri Samweli wa 2 igice cya 11 uhasanga Dawidi. Dawidi yari umwami mwiza. Mu gihe cye Isirayeli yabaye igihugu cy'igihangange mu bya politiki, mu by'ubutunzi ndetse no ku gisirikare. Muri icyo gihe cyo kugubwa neza, Dawidi niho yasambanije Batisheba muka Uriya,
yica n'umugabo we Uriya. Umuvumo n'ingaruka zawo byinjira mu rugo rwe ndetse bigira n'ingaruka ku gihugu cyose. Umwami Salomo nawe mu bami ba mbere igice cya 11 nta kintu na kimwe Uwiteka yari yarasize atamuhaye: ubukire, icyubahiro, ubwenge. Ibi byose nibyo byamuteye kugwa mu mutego. Akunda abagore b'abanyamahanga baramya ibigirwamana, bimutera ko umutima we wimura Imana, afatanya n'abo bagore be kuramya ibigirwamana, akururira na Isirayeli yose kuramya ibigirwamana. Nshuti mwene data, reka mbendekeye kuri izi ngero. Imana buriya nta kikennye, ni nayo mpamvu ihora igusezeranya kukugirira neza no kuguha imigisha y'uburyo bwose. Ariko ujye wirinda umutego aba batubanjirije tumaze kuvuga n'abandi tutavuze baguyemo, bagasimbuza Imana umugisha yabahaye bakayivaho. Ahubwo mu byiza ujye wicisha bugufi, uhora ushima Imana, wishimira ineza yayo. Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, Imana ikurebe neza, ikumurikishirize mu maso hayo, igushyigikire mu mishinga myiza ufite, nawe umutima wawe uyigundire. Imana ibane nawe, nkwifurije umugisha w'Imana. Amen. Amen. no